mukenya mwakabawe ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka mu zindi ukinga. Tujye kwakira MC kandi na Musa abana b'Induba. Ladies and gentlemen, amashimwe cyane twakire MC kandi na Musa. DJ buretse hano manza gipfuye pe. Ako rero namwe ntago rwose muri abana beza. Hano hari igihe hazaza umuntu yasaze mugire ngo turi bazima neza rwose. Hano hashaka kuzaza umuntu rwose mukamutererana. Ubundi hari ibintu bajya bavuga ngo nta rugo rubura ikigoryi. Ariko iyo mbonye ahubwo twebwe mba mbona n'ibyo mu baturanyi bivuka mu rugo. Kandi bitese sha Merci niba ntabubahutse oya wanamwubahuka sha akegeye hari ariko tuziye mu karirimbo keza ka Roskana mu ngo muri 55 yemu abantu barasikaminga baba muri Rebo. Urumva ese bagiye mano hagati egera amahanga urareba twihutisha ako ari imitandukaniro boss koko n'abakozi. Merci muje kubyuka ariko oya buretse gato oya ibi barabirana ke twumvaga twaserutse izi ngo batubwiye ngo nizo bita robe hanyuma rero twivugire ku bya Roskana. Bareba iriya show twakoze ya album twakoze duhura na meya w'umujyi wa Kigali. iriya show niguze miliyoni 10. iriya show twakoze tugufana. Rero iriya album yose iriya show tuguhaye miliyoni 10. tegereza uhebe ngo nawe uzaba nka Melody nyine komeza bo uko utiki rero Musa. Ariko oya wawitonze ariko nawe urashya kabebe bimeze bite rata? Natwe turi ababebe wenda nubwo twebwe turi ibyana ariko wowe uri akabebe rwose ubona ko bigaragara. Ahubwo urumva batwita kandi na Musa turi abana b'Induba ariko nitwe twifotoranyije na meya. Rero nawe urumva wahuye n'undi muntu ukomeye, natwe yari meya w'umujyi wa Kigali, nawe ifotoranya n'umukuru w'ikirenga. Ahubwo Musa urumva twakora korabo, urumva ko turegeranye cyane, ntago waba ugiye kure. Musa ntakunyuze mu ijambo. Oya urinyuzemo, uravuga utarinyuze kandi uriciyemo. Hano hari umujene yitwa Murinyo. Oya uriya nawe arashya duhaye ibintu by'amakote. Nukuri kw'Imana amakote si ibintu byacu. Abana b'Induba no kutubaho. Ibintu mwabyambagano. Gusa kibazo nawe ibintu bye bimutera ipfunwe. Ni umuntu ucuruza amakote meza ariko nta na rimwe araza yambaye costume. Oya reka buriya siyo abantu. Hanyuma rero utanga amafaranga. Bavugaga iki se? Utanga amafaranga. Turataha n'iki se? Oya. Kamwereke. Bata. Franco mwaraduhaye. Twagiye mu rusengero baravuga ngo Imana idukubire 7. Ase Musa maguru na yawe? Ni ibitesi wabibonye se? Hajyaho ni imyumbati. Oya. Franco mu izo sense ngombwa ko ngo si ngombwa ko tuyavuga. Franco mwarakoze. Nanjye nkuye aho mfite. Go ntari zamuka. Yego yego. Nkuyate ariko umuntu najya gutara kureba. Ubyibuka umuntu najya gutara. Wevuze ngo umuntu najya guha niko muri Bibiliya havuga? Ngo ujye umukubira 7. Franco ubwo ari umwana w'Imana nakube 6. Urinde wo guhinyuza ijambo ry'Imana. Baha nabo bamwe baba bakennye. Ambo nibyo. Wageze muri audience nanjye ndeba amakana. Guys, tujye twishimira ababyeyi nk'aba ngaba. Buryohe n'umuntu wo gushimira Imana. Franco we nagushimiye. 5 cyafite? Yo mwaka naga ari ngombwa kayabika. Hanyuma rero
tujye dushimira ariko buyamaye ababyeyi nk'aba tujye tubashimira buryohe dore kaka turagukunda kariya buryohe bebe ngwino nkubwire fasha nkaterure reka nkazane nanjye ngakoreho ngwino ayiwe kuri mora gera hino hari utuntu ujya uvuga kuri buryohe TV aba ari ukujya hehe abaze buryohe ewa waragiye woshya abana ngo uri umubyeyi uyu mwana uburebure avuga ariko ntacyo by the way dushimire buryohe abana be bose aba yabitayeho oya kareke kano kana banze nkabwira wa mwana we rero ibintu by'uburebure uzabirekere bari abakuze uburebure ntabwo ari ibintu sibyo ngasanga papa abasha buryo wakoze kwambika abana bawe ibintu bisa ariko ubanza utamenyeye gutemberana n'abana wabambitse impuzankano musa nubwo umwanya washize sinagenda ntasabye ifoto yego se ni ukuri kw'Imana nta wundi muntu urangaho ukomeye nibutera Knowless nyine oya humura bahoze baguhagurutsa wenyine ariko ufite umutambukanyi hari uwo numvishe ngo captioning aragira n'ibiki turavuga ko mwari mwamutije tutabubahutse rero twebwe murakaduhera ahangaha rwose abantu bajyaga baza aho ngaho bakanabavuna Knowless iyo uri kuturirimbira uravuga ngo mperutse tukazamuka natwe stage ni yacu ikibazo kiba rero dore nuko babajyana wavuze ngo muhagurukane none urasigaye musa umuntu amukomeje akamujyana induba ntakundi hari ukuntu wifotoza bakavanga ifoto ngo wayisabye hagarara nk'aho ari ibintu twapanze ari nka kora bigiye gusa buretse ariko bwa bwiza ni ubwa nyabwo wowe reba ukuntu biragenda ko tuyagaye urabusa nk'uri kumwongorera utuntu nk'umushinga tugiye gukora w'indirimbo oya ndongorera Knowless egera oya ubwo reka dufatire hamwe nareka tujye hagati mwegereye hino bo bazi uko bifotoza ifoto itazaza uri kuvuga nari nagitambitse murakoze cyane murakoze turabafana muze mu biganza by'umuproducer n'umuhanzi icyarimwe guys murakoze nitwe Musikandi nanjye nitwa Musa turi impanga mu rugo n'induba rwose imirimo yarabuze rero imirimo yarabuze hahandi Franco wo mu modo mu minsi iri imbere uzajya usanga ari umuhinzi w'ibijumba ni ibintu byumvikana Franco wahinga hanyuma rero wabirya ariko ibijumba nawe wacu wapfuye utyo oya wipfa mwana wa mama reka bindi batwipfira uko ari ababigenewe hanyuma rero akazi karabuze ku buryo abahanga mu gushaka amafaranga basigaye bakora iyo bwabaga bagakora ibishobotse n'ibidashoboka musa ngemba nibaza uba wibaza nawe nkakubaza nanjye wa mugani nkibaza oya ntabwo ari we wibaza ni ngewe ukubaza nari ncyanutse katwibarize hamwe bo turibaza nk'ubu ngubu biramutse bibaye ngombwa nk'abajene bacu bo mu myidagaduro bikaba ngombwa ko wenda haza irindimuka ry'ubukungu niko nabivuga irindimuka ry'ubukungu bakajya nko gukora imirimo isanzwe bakaba nk'abakarani cyangwa se nk'abakozi bo mu rugo ariko n'ubundi bakaguma ko bari bahoze yego kuko zaba w'umuntu uza zaba mureke ahubwo bakaba nk'abakozi bo mu rugo noneho ari mbonye Melissa nawe namubuze Melissa gira gutya sheri yego ariko disi bajya babeshya shanguri munini uzi ngewe ko mbona nanjye nshyitsera wivugiraga iby'abakozi bo mu rugo twibitinza reka mba umukozi wo mu rugo ndere genda bayaka urabayaka murere noneho ubwo ngiye kamba icyana cyo mu bakiri aka kanya kambe ngaramyeho nanjye rero mu minota mike singira uwo mbangamira
mbona indezo yabogotse. Okay, ako kara se kubanje kwanywaho. Ese ntabwo uziko mvuye muri gereza vuba. None se si ukubera ibyaha byawe wowe? Haboze wereka banze nkubwira wa mwana. Wabana na Kanyombya. Ukabana na Nzovu na Nyagahene. Gukora ku kibuno cy'umugore akaba ari igitangaza. Yewe nuko nguko nyine. Ahubwo se hako ongera usomeho rero niba ari ibyo. Ubundi uru ni rwo umuntu wese yakabayemo umuyayi. Bega cano. Aya maturi kuyankura syorongo. Okay, nawe hinduka umwana none nanjye nkurere. Aho ugiye kumdera? Abo. Eka mbo umwana wakize wiryamye. Ujya urakennye mu rugo turakennye ntukitoza ibintu utazamenyera. Uguke gutyo nabwo naribe. Release 102.6 FM aracyari Austin nk'ibisanzwe. Nanjye naje kurera umwana nk'ibisanzwe. Sasa peti yangu. Pepe. Urahitamo ikintu. What's on my pocket? Mfite iki mu mufuka wanjye? No mugati. Mwana muto, ufite andi mahirwe ya kabiri. Niki mfite mu mufuka? Ko ni shokora. Mwana muto, urumva witeguye kurya shokora? Yego. Wateye squat. Diyangi. Urayamennye kamene ku mutima bwawe. Okay, noneho rero. Jya kuryama niba wabyanze. Nakuraryama. Ryamusinzire. Ibitotsi byanze. Ibitotsi byanze. Kundirimbira. Nguririmbire. Yego. Skiriburu. Namiri igisasu ku bwawe. Diyangi. Bigenze utese? Indirimbo zaho kunsinziza ziri kuntera ubwoba. Bigenze uturakangutse. Unteye ubwoba. Ahubwo imyakura yanjye ndi kumva izamuka. Nawe uri ikigoryi. Nakubwiye ngo ubu mwana nturi kuvuga amagambo akomeye nk'abana. Ubwo mwakura ni ijambo. Shaka utugambo tw'abana. Okay. Ugiye kuvuga waza amasegonda 30 urahita uryama. Vuga waza amasegonda 30. Waza. Ntagararangira. Waza. Ntabwo uri gusinzira. Yego. Kubera iki? Kumva nshaka kwiruhukira gusa nicaye. Ushaka kuruhura umutima? Yego. Ngaho ruhuka. Ahwi. Ndaruhutse. Ikigoryi. Merisi noneho. Nuko. Ako arya undi usigaye ninde? Nawe uri umwana? Mo gake. Bo. Kendi cyane. Ese we. Murakoze. Yego. Si wacyane nawe reka manze nkusige. Kumba mbona, kumba mbona ushaka kugira ubwiza buruta ubwanjye ukirya kundusha. Oya, ubwo mana ako kabibero. Oya, ndi umwana. Oya. Cyana nacyo cyane. Ndakurega kuri papa. Ubundi warera yarera handi. Ngiye narakubwiye. Ngiye mfite amafaranga yanjye, mfite imbwa zanjye, mfite n'imodoka. No kurera hano nukubagirira impuhwe. Nese umwana nta bwenge afite, nta cyongereza azi. Yawe n'uwarera yakwirerera kwa nari. So winyuma. Ambo. Hanyuma sesha. Ahubwo dore na project ikeneye no guhindura pampa. Wampinduriye se? Ese ko mbona hasigaye mima? Hanjye ko numva naborewe. Okay. Ambo. Ngiye kukurera bwa nyuma. Ntunesha umutwe nunjagaraza. Yego.
fata nkwereke twagiye haleluya n'ubundi umwaka ni mushya rumwe ya petit frère bimeze bite aracyari bushito genge kinya trape pow bushari yohana nagiye hano mfite akakaji bwami petit frère bimeze bite meze neza amakuru yawe ni meza ndashaka kujya gusenga ujya he kandi njye mu ijuru mporayo nkwerekeza kayo munyereke mukwereke ndashaka no kureba ba Salomo Salomo harya yarazwiho iki uwo mukari wari agiraga abagore benshi so ntago namubura Salomo yitabye icyo bita busizori wa kintu ariko hari undi mupape ku cyaro ahangaho usigaye umuhagarariye witwa Zaba bahinduranya buri kanya wa kintu we ewana Zaba nawe n'umupape ku cyaro ewana nawe bacanga mu tuntu twinshi cyane nakwereka Zaba nese ko holiday zageze ubundi wanjyanye mu biruhuko hanze y'igihugu yego so umupape ku cyaro we kajibwami nibwo gikura mutoto wa yonuza urabandi baranywa amata ushaka nzagutema umwotsi ubanze ubibone oya ndashaka kujya hanze y'igihugu ukiri umwana si petit frère kajibwami wowe ushaka kwambuka nta passport nta rangamuntu nukwambuka bucora byaracitse ni isasu ryo munyo pow witubyemera. Ladies and gentlemen, my name is MC Musa. This is MC Kandi. We love you so much. Abachenga hongera inyanduka, abachenga hongera inyamuzinzi.